Do you understand? Uranyumva? Tesi uranyumva? Idiots. Amazina yanjye nitwa Kalangwa Tesi Megan. Mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse no nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye itandukanye nuko nakuze nizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. Bitesha. Makuru. Imeza ni meza. Meze neza. Okay. Kazi biragenda. Amahoro kabisa. Njya mbibona muri iyi minsi usa naho bibize cyane. Ntabwo ari kuba busy cyane ahubwo ni kwa kudutuma mu ntara ya Kigali ko hato na hato. Yego. I see. Bo, sasa Yego. icyo nari nguhamagariye hari mission nshaka kuguha. Yego. Hari case nakiriye uyu munsi. Yego. Mubyeyi yaje amwengezaho ikibazo gikomeye. Yego. Ariko kuri twe ntabwo gikomeye. Yes. Urabizi ibyo dushinzwe kuba igisubizo cya rubanda. Yego. Ikigo cyacu nubwo kiri private. Yes. Ariko dushinzwe ibintu bya investigation. Cyane. You know. Yeah. So muri make rero yambwiye ko yagize ikibazo cyo kubura umwana we umukobwa. Yamubuze mu cyumweru. Muri iyi minsi. Yego. Biba ngombwa ko ahita yihutira nyine kubigeza kuba bishinzwe kugira ngo amukurikirane icyo kibazo. Yego. So ndaguhamagara kugira ngo nshinga ku kazi turebe uburyo twakurikirana dukemura ikibazo cy'umusaza. Ko nabonye ubutumwa bwawe mu gitondo kuri telefone. Yeah. Bana ko ari ikibazo kiri emergency cyabaye. Yeah. Hi, baby. Umeze ute? Be, arega jya umenya yuko hari igihe umuntu nari nagiye mu mujyi ntindayo, so rero hari abashuti banjye b'abahungu tuwe twagiye gusangira, niyo mpamvu baby. Kosa neza se byataye. Yeah, I'm good. Twageze muri klima mbi rwose batangiye kwangirika mu maso. Neza ubwo be, baranjye we. Izo klima ndabona zizanyicira umugore. Ndakumbuye ariko. Ntabwo wandusha njyewe none. I I miss you too, my baby. Ntabwo ari ibintu bigoye. Uretse ko atari nawe wenyine ugikoreho. Yego. Naravuganye na Gigi. Yego. Muraza kwifatanya ariko niwe nabanje guhamagara kugira ngo ugire kubikoraho nawe hari ubundi buryo ndi mutumamo. Yego. So ni case y'umukobwa wabuze. Yego. Kandi hari amakuru mfite. Yego.
yuko batuye ahantu Kabeza, hari igipangu batuyemo, Yego. habamo basore, Yego. kandi abo basore urabona bari mu kigero cyawe, Yeah. urumva ko byoroshye kugutuma muri abo basore. Yeah, kubajya muri ibintu byoroshye nagenda nigize mugenzi wabo. Babizi ubuzima babayemo, Cyane. babinywera, basinda, bari mu busambanyi, iki byose. Yego. Urumva ko bajyamo biroroshye. Cyane. Cyenda nk'umuntu mu videographer, Yego. ukabwira ko nawe urabizi uburyo uruzi kubikora. Yeah. Biroroshye cyane. Mm. Wowe ugende undebere, waba ukurikirane, ushakamo amakuru nyine umenye niba hari ukuntu bambwira ko umukobwa ajya akunda kuba ariyo, Yego. ari kumwe nabo. Yego. Hanyuma ushakira amakuru nuyabona, Yego. uraza kumbwira, hanyuma tugira icyo tubikoraho. Yes, afande. Kandi ndabizi ko ubikora ntabwo bishobora kutunanira. Ntabwo byatunanira, urabizi ko ikigo cyacu nubwo kigenga, Yeah. ariko turabizerwa muri sosiyete. Kabisa. Rero ndumva nta kintu kigoye kirimo cyatunanira. Tugomba kubikorera ku gihe kandi tugatanga igisubizo ku gihe. Uragaragara neza byatari ibyo by'agahiri nako nabonaga uri bitabivuze. nuko mwumvuye buriya None se wari gukora iki? njyewe nibwo nari nkiva ku ishuri ndavuga reka mbanze muvugishe mbere yo kujya ku kazi. Okay, gusa shabe, I can't wait to see you. Ngira uboneke pe. I can't wait to uzi ko habura ibyumweru bibiri gusa. Mana, nimba nzakumira mu buri simbizi. Njyewe noneho reka nkubwire. Okay, wenda naba nkabije ariko the lips. None se shu nizere ko ibintu byose wabishyize ku murongo bya bindi byose twavuganye. No, it's okay. Byose narabiteguye kandi anyway, how do you see ahantu nimukiye? Ndabona ari heza. Nizere ko nta wundi mukobwa urinjira muri iyo nzu ntarazi. Baby, ariko wagira ko ibyo bintu. Ubwo kumva ntabwo wambwira ko No, you are queen of the jungle. Kandi nta jungle ibamo aba queens babiri. Harimo queen. So, I'm your queen? You are the only one. Yeah. Thank you so much. I love you. I love you more, baby. So, reka rero nkureke nitegura amasaha atamfata ndaza kongera muvugisha sibyo? baby, ntumbeshye pe. Ubeshya njye sinjya nkubeshya ngo wowe n'uburyo umbeshya bikarangira utakoze ibintu twemeranyije. Oya, ndaba mpari kandi 24 kuri 24 ndashyiramo na ntoza na sonori ivugira hejuru kugira ngo. Take care. I love you. I love you, mommy. uzaguma mu buriri kugeza ryari? Ntabwo uba ugomba kuza ngo unafate akayaga, iyo ntakuzana ntiwari kuzongera gusohoka. Shamba mfite kwigumira mu buriri nkiryamira nkisinzira. N'ubu bitotsi biranyisha ahubwo. Nta mpamvu yo kuguma mu buriri, uba ugomba no guhaguruka ugatembera imbuga yose, basi ukanagira ukanitekerezaho. Neze se kuguma mu buriri uba ubona ari sawa? Ahubwo se reka nkubaze, mu rugo amakuru yo mu rugo nayo wamenyera mbabarira mbwira. Mubeshye pe ko ariko nzi ko uri hano nyine mva mu kazi. Rahira izina ry'Imana ntabwo yazi. Ntabwo ndagiye ngo mbaze ko bimeze, ariko nyine ubwo yambajije mbonye yuko ari inshingano zanjye kubikora nyine. Shamba barinekera amakuru yo mu rugo pe kuko nshaka kuyamenya 100%. Nkamenya ati mu rugo bimeze bite. Reka nkwereke muri iyi minsi ngiye kureba ukuntu nzabigenza, ariko nyine nawe basi nyemera ko utari bukomeze kuguma mu nzu. Uyu mwana bampamagara mbaza iki wundi? Uyu mwana kandi azansenyera. Yego Glory. Mama ndarambiwe pe. Ngurarambiwe? Ndarambiwe rwose. Urambiwe iki? Ariko mama ibintu byose ubundi twapanze si byaciye mu waretse nkaza ngiye nkava muri ubu buzima. Ariko Glory wambabariye kureka kumpamagara buri kanya. Nk'ubu mpamagaye ndi kumwe n'umugabo wanjye yavuga ko urinde twavugana iki? Kandi mbona uzansenyera. Ariko
mama ngaho reba ukuntu ugenda bajya ku ishuri n'amaguru basandira mukabategera kabu bakana ku ishuri muri kabu yewe ubuzima bwanjye bw'ababishye hariya ubwibereyeho neza aho ngaho none se reka nkubaze Glory Sandra ko arimo kurerwa na se na nyina papa akaba amukunda buri kimwe cyose yitetesha bakakimuha watuje nkabanza ngakura mu nzira uriya mugabo ubundi ukareba ko tutazidagadura muri iyi mitungo. Impamvu nayo ndi mu nzu just nuko ntago ndamenyera ntago ndabifiringa ariko right now nta kibazo yenza nsohoka. Basi shanda gusabye ahandi se urumva umeze uti sha imeze neza ugira n'umutima kwifata ukagenda ukaryama ariya siko wantunguye njye nagize ngo n'undi muntu usanzwe nkigukuraho akaboko ku maso mbona ni wowe. Sha ibintu byarahindutse kandi cyane kurusha uko biza gusa mani mbabarira wowe nekira amakuru yo mu rugo tu ahubwo se reka nkubaze kandi umbwize ukuri Dave uramuzi? Dave izina Dave tupfe Dave kareka nawe nzi nzi rwose. Dave ntabwo umuzi? Dave ntawe nuwese nuwe de ashaka ntawe nzi Dave. Wambaye ubusa simba hahira none se simba hahira ejo buri ntabwo nta mufuka w'umuceri nakuguriye ufite ikihe kibazo ko nguhaye? Umva Glory ndabizi aho nagusize ndabizi ko utameze neza sibyo ariko nyihanganira ubuzima nagiye gugushakira tubanze tububone. umva gahunda mfite umva se ntega amatwi nawe dore ko uzi ibintu byo kwitetesha se ubundi wagira ko kwitetesha ukabanza ukabaho nk'imfubyi ukumva uko zibaho. mama cyenda narabibonye ariko ukuntu basanzara baba bameze neza ku ishuri barabona bo mu bakire ngewe bavuga ngo ntabwo umukire. Umva mwana wa umva nkubwire umva ikintu ugiye kumfasha wowe nyihanganira igihe gito ubundi uyu mugabo mbanze muvane mu nzira. Nashimira umukobwa ari muri ino nzu pe wanamufashije ako se wabona amaherezo yabyo ari ayayo. Amaherezo yabyo sote kuba ari mu nzu ari ikibazo kibitwaye kandi nawe uzi gutekereza hafi ubu urabona uriya mukobwa dukundana bizagenda bite naza muri ino nzu kanya kagiye kuza. None se kuba umukobwa arimo hano mu nzu n'uwo kuza ahangaha mukundana ikibazo kibirimo ni iki? Nta kiri kuvuga kiri kumvikana muri ibyo ngibyo ariko uzi ko first of all urabizi ko uriya mukobwa ari we wishyura inzu. Ibikenerwa byose muri ino nzu niwe bigora. Ndabizi nawe urabizi nta n'iki Burundi tujya gute dushyiraho ku ino nzu. None hambere umukobwa azaza asanga undi mukobwa aho ngaho tuzamusobanura iki kugira ngo nyine abyiyumvishe. Se ukiri aho ngaho ibyo ndabyumva yishyura inzu buri kimwe cyose aragikora. None se akeka yuko iyo nzu ibamo wenyine sazi ko turi kumwe. None se njye ku buryo yabuza gutabara umuntu nkamuzana mu rugo akadusohoramo cyangwa akanga gukora ibyo byose ngo nuko arimo umuntu atabaye Imana ikamusobanurira. Yari umukobwa afite ibibazo sibyo nabimufashe nabikoze ari nko mu buryo bwo kumufasha. Kwigira kure uruje rero kwawe nibwo kugiye kudukoraho. Ngambwira byose avuze ngo birarangiye twakora amafaranga. Ndakeka uriya mukobwa uriya mushiri wari umuntu mwiza ibyo nta nubwo tubigarukaho sibyo nta kibazo kiwe ntitubimusobanura cyane nk'umukobwa azabyumva kuko cyane ko ari umukobwa mugenzi we. Uzi ko yampaye amafaranga yo gushinga business nkayarya nta business mfite. Icyo ni ikibazo cyawe rero kuba yaraguye amafaranga ya business ukayarya. Nahise ubona dusindira ayo twakuye. Ndetse ariko ntabwo nsobanura ngo naya business unyereka ko ufite amafaranga sheri wawe yamenyemo ariko mu bya business ntabwo bimbwiye. Nanjye mbizi ntabwo najya gusinda nzi yuko ari amafaranga ugomba nawe kugira ute kwifashishaho umuntu w'umugabo. Okay. Azitekereza nk'abantu bakora. Aho bivuga gutyo.
ndashaka yuko wiga ku kibazo cy'uriya mukobwa bikiri mu maguru mashya uburyo asohoka ariko mwinuza bana kuhawe kuko nta kuntu girlfriend wanjye yazamo hano nawe agihari icyo urakizi rwose yuko kidashoboka. none se kuzi yuko n'ahandi hamugeraho kuba ariko ubundi baramubyara none se waba wihanganyeho gato ibibazo bihari ibindi bikabanza bikarangira nkabikemura bikajya ku murongo akabona kuvanga nese baravana ajye he ngaho imagine yuko ari mushiki wawe ari guhabwa ubufasha. none yakubwiye yuko yego papa nshingano yakubwiye yuko azabana igihe kingana gute? hasi bawihanganye nk'amezi nkanga amezi nkanga sibyo icyo mbwiye ni kimwe ntabwo mushaka mwinuza.